reka tubasuhuze kandi twongeye kugira amahirwe atangaje yo kugeza kuri uyu munsi, kuri aya masaha, muri wa mwanya mwiza kongera kusoma rya jambo twishingikirizaho tukabaho. Hari n'abatatekerezaho bakumva nyine babayeho kubera ko bariho, ariko kubaho nyako, kubaho ufite icyo cyizere, kuba wegereye Nyagasani, ni byiza guha uyu mwanya agaciro. Ni wa mwanya rero tujya tuganiramo Bibiliya yacu, ijambo ry'umunsi cyangwa se isomo ry'umunsi. Ariko reka n'ubundi nk'uko tumenyereye tubanze dusenga Imana. Urakoze Nyagasani kuko tuhaye uyu mwanya, ukuvuga twongereye amahirwe, ariko ayo mahirwe ajyana n'inshingano, kandi kuko twahaye umwanya wo kujya tunyuza tugira agahe dusome ijambo ryawe, ni wowe wadufasha kugira ngo ubu ridusobanurire kandi ribashe kwera imbuto nyinshi. Urakoze rero, komeza utube hafi, umwuka wawe aba ari we ukomeza kutwerekera icyakorwa mu izina rya Yesu. Turabashuje mwese. Uyu munsi tugiye gusoma amagambo atangaje, ya migani ya Kristo. Ijambo mbazaniye uyu munsi, narinzi ko umunsi wa mbere nzaganira ku migani ya Kristo, nzahera ku mugani w'intama 99 yasize akaza gukurikirana imwe, ariko reka mpere ku mugani w'umubibyi. Dore tugira umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, ariko aho iryo jambo ribibwa sinzi. Kaza dukurikire Matayo 13 duhereye ku murongo wa mbere. Uwo munsi Yesu asohoka mu nzu, yicara mu kibaya cy'inyanja, abantu benshi bateranira aho yari ari. Bituma yikira mu bwato yicaramo, abantu bose barahagarara mu kibaya. Abigisha byinshi, abacira imigani, aravuga ati: umubibyi yasohoye imbuto, akibiba, zimwe zigwa mu nzira, inyoni zirazitoragura, izindi zigwa ku kara kadafite ubutaka bwinshi. Uwo mwanya ziramera kuko ubutaka atari burebure. Izuba rivuye ziraraba, maze kuko zitari zifite imizi ziruma. Umurongo wa 7. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa araziniga. Izindi zigwa mu butaka bwiza, zera imbuto, imwe 100, indi 60, indi 30, bityo ufite amatwi niyumve. Aho ngejeje ni ku murongo wa 9, ufite amatwi niyumve. Aya magambo rero arakomeye. Umurongo wa 10 avuga ngo abigishwa baramwegera, baramubaza bati: niki gituma ubigishiriza mu migani? Arasubiza ati: mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bwo mu ijuru, ariko bo ntibabihawe. Kuko ufite wese azahabwa kandi akarushirizwaho, ariko udafite wese azakwa n'icyo yari afite. Igituma mbigishiriza mu migani ni iki? Nuko iyo barebye batitegereza, niyo bumvise batumva, kandi ntibasobanukirwe. Ndetse ibyo Yesaya yahanuye bibasohoyeho ngo kumva muzumva, ariko ntimuzasobanukirwa. Kureba muzareba, ariko ntimuzabibona, kuko umutima w'ubwoko ufite ibinure, amatwi yabo akaba ari ibihurihuri, amaso yabo bakayahumiriza, ngo batarebesha amaso, batumvisha amatwi, batamenyesha umutima, bagahindukira ngo mbakize. Aya ni amagambo akomeye, ndetse iyo wumva igisubizo Yesu yashubije abigishwa bamubaza impamvu yigishiriza mu migani, gihita kikwereka nyine ubusobanuro bw'amagambo yo hejuru, agaragaza imbuto yabibwe. Iyi mbuto yabibwe akenshi isobanura ijambo ry'Imana, amagambo y'Imana, ni ibyagufasha byose byinjira mu mutimanama wawe. Ariko uko umutima umeze, uko umutima witeguye kwakira, hari imitima imwe imeze nk'akara, no kuvuga imeze nk'ahantu humagaye, maze ya mbuto rero yahagwa, inyoni zikaza zikayitoragura. Hanyuma kandi hakaba n'imitima nayo idashobora kugira ikintu kiza ngo kiyimaremo akanya.
kubera kuguruka. Noneho ubu turi no mu gihe yemwe ibirangaza byabaye byinshi, ugasanga rero ijambo riraza ntiri gufate. Hari kandi amaganya y'iby'isi nayo yatwuzuye ameze nk'amahwa, noneho rya jambo rikaza rikagwa mu mutima, ariko ya maganya y'iby'isi n'ibyo bibazo byose twikoreye, ijambo bikariniga kugira ngo ugasanga ntacyo rifashije umuntu. Aya magambo arakomeye cyane. Ijambo ry'Imana ni ingenzi kandi ritanga imbuto, cyangwa se rigaragaza umusaruro bitewe n'uko umutima uryakira. Ni ugutekereza rero kandi ni ukugira umwanya wo tugenera ijambo ry'Imana, umwanya tugenera kwakira ijambo ry'Imana, umwanya tugenera gutuza, umwanya tugira agahe ko gutekereza, agahe ko gutuza, agahe ko gusenga, agahe ko gutegura umutima wacu kugira ngo ijambo ry'Imana niba rikugiyemo ritamera nka rimwe ryaguye mu mahwa, ritamera nka ya mbuto yaguye ku kara, ritamera nka ya mbuto yaguye ku rutare, ritamera nk'iriya mitima inangiye Yesu yasobanuraga avuga ko ariyo mpamvu yishyizwa mu migani, ahubwo ijambo nirikugeraho ribashe kugira akamaro koko, ribashe kugira akamaro koko. Aya ni amagambo akomeye mu mugani w'umubibyi ugiye ku murongo wa 16, aho Yesu ngo yasobanuye umugani w'umubibyi uhereye ku murongo wa 16 ubwo ni Matayo 13 umurongo wa 16, yaravuze ngo ariko amaso yanyu arahirwa kuko abona, n'amatwi yanyu kuko yumva. Amaso yanyu arahirwa kubera ko abona, kandi n'amatwi yanyu arahirwa kuko yumva. Ndababwira ukuri yuko abahanuzi n'abakiranutsi bifuza kureba ibyo mureba ntibabibone, no kumva ibyo mwumva ntibabyumve. Ko bimeze, abahanuzi n'abakurambere bose bari barifuje kureba ibyo abigishwa babonaga ntibabibone, kandi bifuza kumva ibyo amatwi y'abigishwa bumvaga ntibabyumve. Ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bikomeye cyane umuntu adakwiye gukinisha gutyo, kuko ibyo Yesu yababwiraga yuko na Aburahamu ubwe kandi ariwe sekuruza w'abizera yari yifuje kuzareba umunsi wa Kristo, ariko siko byagenze icyo gihe, kuko yaje mu myaka isize kera. Dawidi yitegereje Yesu amurebesha amaso yo kwizera, amwita umwami we. N'abandi bahanuzi benshi bakomeza bibaza uko bizagenda igihe Kristo azavukira ku isi, ariko abanditsi ba Bibiliya n'abahanga mu byerekeranye n'iyobokamana benshi bagasubiramo bagira bati Yesu uwo ageze ku isi ntiyari afite ishusho yatuma abantu bamwifuza. Yari ameze nk'igishyitsi cyumbura mu butaka bwumye. Abantu ubu rero biratangaza iyo abantu bafata ijambo ry'Imana, iyo abantu bavuga gukurikira Yesu, ubwo ugasanga babisanisha n'ibitangaza, babisanisha no kwirundanyirizaho iby'isi, barabisanisha no ngo n'imigisha yo kubona ibintu byinshi, amamodoka, amazu meza. Ariko bakurikiye ubwe, bavuga bakurikiye ubu basaba ibyo ngibyo, yabayeho afite misiyo, afite ubutumwa bwari bumuzanye, akaba ntaho byari bihuriye n'uko abantu batekereza. Tunzi kubushaka kwabyo ntibibujijwe, ariko gukurikira Yesu ntago birabujijwe cyane. Gukurikira Yesu ugereranyije n'indonke z'iby'isi, ariko kandi nanone kongera bibujijwe inshuro 100 kumukurikira cyangwa gukoresha iryo zina rye ugamije kubona indonke. Ugamije kubona indonke ni ikintu gikomeye kandi kibi mu mugenzi. Uwo muntu bamwise mwishakirandamo. Gukurikira Yesu bw'indonke, noneho rushijeho kubuzwa cyane kumuhahisha, kumuhindura igihahisho. Hanze aha murabibona, sinakubabwira benshi murabizi ko nandusha. Yesu rero yabwiye abigishwa bati murahirwa cyane kubera yuko mwebweho mubona ibyo abahanuzi bifuza kubona ntibabibone. Nuko ni nk'umugani w'umubibyi
uwumva wese ijambo ry'ubwami ntarimenye, umubi araza agasahura ikibwe mu mutima we. Uwo niwe usa n'izibwe mu nzira, kandi usa n'izibwe ku kara. Uwo niwe wumva ijambo ry'Imana, uwo mwanya akaryemera anezerewe, ariko ntagire imizi muri we, maze agakomera umwanya muto. Iyo habayeho amakuba cyangwa kurenganywa azira iryo jambo, uwo mwanya biramugusha. Kandi usa n'izibwe mu mahwa, uwo niwe wumva ijambo, maze amaganya y'iyi si n'ibihendo by'ubutunzi bikaniga iryo jambo ntiryere. Kandi usa n'izibwe mu butaka bwiza, uwo niwe wumva ijambo akarimenya, akera imbuto, imwe 100, undi 60, undi 30. Aya ni amagambo akomeye cyane, atanasaba n'ibisobanuro byinshi. Cyakora umwuka wera niwe ushobora gusogota umutima, akawukuramo ubunebwe, akawukuramo kutagira icyo twitaho, akawukuramo uburangare, akawuhugura. Reka n'ubundi nk'uko tumenyereye dusoze ijambo ry'umunsi dusenga Imana. Murakoze Nyagasani kubera amagambo atangaje tumaze gusoma, amagambo agaragaza umugani w'umubibyi, ariko kandi n'amagambo akomeye umwami wacu Yesu yakoresheje asobanurira intumwa, azibwira ko abahanuzi ba kera ndetse n'abakurambere bose bifuza kureba ibyo bo barebaga, ibyo intumwa zarebaga ntibabibone ndetse ntibabibashe. Uwo ni wa munsi abantu bifuza kurebaho Yesu n'ibikorwa bye yakoze ari hano ku isi, ariko ntibyashobotse. Icyabaje rero nuko ababibonye icyo gihe bose, atari ko bose bamwizeye, byarabakomereye. Kandi n'abamugendaga iruhande ubwe ntabwo bamumenye, kugeza ubwo bamuhanye ubwo yari ari mu mubabaro ukomeye w'Igetsemani, kugeza ubwo agera ku musaraba. Cyakora ushimwe kubera ko umwuka wera yamanukaga ku munsi wa Pentekote, yabasobanuriye byose ibyo batari bazi, kandi bakanatangazwa cyane no kubona ibyo rero ubwo batari barabisobanukiwe. Ijambo rero ryaherekeje, umwuka wera yaherekeje amagambo intumwa zakoresheje hirya no hino zibwiriza ubutumwa bwa Yesu, maze yahinduka benshi. Ariko natwe rero iri jambo urisobanuza umwuka wawe, ukomeze udufashe. kandi uyu mwanya twateguye, uyu mwanya wo guhagacira ijambo ryawe, Bibiliya yacu, ijambo ry'umunsi, isomo ry'umunsi, ukomeze gutuma ritugirira akamaro, tubashije kwitegura, tubashije kubaho muri bino bihe bikomeye, mu izina rya Yesu.